ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Mwisi ikoranabuhanga cyane cyane noneho muri Afrika, ikoranabuhanga ririhuta cyane umunsi ku wundi. Nta handi bishimiye cyane kubona ikoranabuhanga mu biganza byabo kandi rihendukiye buri wese nk'abanyafrika. Nyamara birashoboka ko uyu munsi abenshi baba batigondera telefone zigezweho zizwi nka smartphone iyo batagira kabuhariwe mu matelefone Tecno yewe na Infinix. Reka tuvuge gato kuri izi telefone ebyiri. Nihe nziza kuruta iyindi ku batunze izi telefone? Turebeye ku bushobozi bwazo, umuriro, igiciro cyazo yewe n'ibindi. Twegeranyije amakuru tugendeye ku cy'abazitunze batangaza na ba nyiri kuzikora icyo bazivugaho. Twe turi The Fixers. Akenshi iyo abenshi bagiye kugura imwe muri izi telefone amahitamo babana ikibazo kuko usibye izina ryazo ritandukanye ariko ntibabona itandukaniro ahanini zitandukanye. Ibyo nibyo kuko zose ni impombo zivomera igiti kimwe niko twabivuga, kuko izi zose nyirazo n'umwe akaba ari Tension Holdings, nibo ba nyiri gukora izi telefone, yakare nabo bari inyuma y'izizwi nka Itel. Nubwo zitwa bitandukanye ntitwazitegaho byinshi bihambaye bizitandukanye. Tuvuge gato ku mibare wenda izihanganisha, urugero nko muri Nigeria zitunzwe n'abatari bake kurenza ahandi muri Afrika. Gusa imibare igaragaza ko muri telefone 120 zicuruzwa buri kwezi 6% ziba ari Tecno, naho 5.6 zikaba ari Infinix. 31% by'abanyanigeria bo bikundira Tecno, naho 28% bo bakikundira Infinix. Kubijyanye n'izigurwa cyane ngo Tecno iri hejuru, ariko ibyo ntibihagije. Reka tuvuge no ku bindi bizigize, urugero design and style. Ibi ni imiterere myiza wavuga ko rwose zigaragara neza. Zose hamwe zitanga imiterere myiza abazikoresha bakunda kandi igiciro cyazo kigonderwa na benshi. Gusa kuva Infinix yasohora yitwa Slim Black muri 2013 yazamuye igikundiro kuko Infinix zigaragara neza, byatumye zica kuri Tecno kugukundwa hagendewe kuko zigaragara. Icya kabiri twavugaho ni product quality. Ibi ngibi bivuze ko uko zigereranya usanga Infinix ishobora kuba yaramba kurenza Tecno, kubera ko kubakunda kuzikoresha bavuga ko Tecno ishobora kumara nibura imyaka 3 mu gihe Infinix yo ari imyaka 3 n'igice cyangwa 4 mu gihe zaba zafashwe neza. Infinix burya ifite bateri irambisha umuriro kurusha Tecno. Tecno ngo yaka vuba iyo yakije, ariko kubijyanye na touch yihutisha akazi Infinix nizi imbere. Tecno yahisemo gukoresha ikizwi nka HIOS ijya gusa n'ikizwi nka Android, ikaba ari operating system yayo. Iyi HIOS ibirimo programu bizanana ikizwi nka pre-installed apps. Izi ni za programu usanga muri telefone ziba zidashobora gusiba maniyo wazikuramo. Irimo kandi icyitwa custom launcher. Ibi ni kumwe iyo nta kintu na kimwe nyine uri gukora muri programme ubona ziri kugaragara muri telefone iyo ukoze ku kizwi nka home screen. Tecno yahisemo kubiha isura yabyo byihariye, ikora kandi regular updates cyangwa se ikizwi nko guhuza n'igihe iyo HIOS. Gusa bamwe bavuga ko HIOS idafite umutekano kuko byoroshye kuyinjirira no kubona amakuru y'abayikoresha. Nanone ariko ngo ugendeye ku giciro cyazo ntawahakana ko ari telefone nziza. Tecno yitaza abenshi muri twe nta telefone twari kuzatunga zihuje n'igihe. Dore ibibazo zinengwa na benshi wamenya kuri izi telefone. Cyambere bazinenga ni software yazo ikora update igihe gito, umwaka umwe cyangwa 2 ngo burya biba birangiye. Ikindi cya kabiri zinengwa ni ku mifotorere yazo ndetse n'akuma gafata amajwi kazo kazwi nka sound microphone. Ubuziranenge bwibikwa ari 2 ngo ni bukeya cyane ko igufotora igashyiramo ibikabyo birengeje urugero cyangwa se n'ifoto ikaza itagaragara. Ikindi zinengwa cya gatatu ngo hari igihe uzabyuka ugasanga programme zari zirimo ugasanga zikuyemo cyangwa se bizi nka install. Ibi nabyo abazikoresha bagiye bahura nabyo inshuro nyinshi kandi ibi ngibi ntago bisanzwe. Icya kane ngo zirashyuha. Iyo umaze umwanya uyivugiraho ishobora gushyuha, ugutwi kugashyuha yo ukabushobora no kugira amareji ku gutwi. Ibi ni ikibazo
kuko ngo abazikoresha benshi zibatera ibibazo by'amatwi yewe ngo zikaba zanabamena amatwi. Gusa telefone yaguzwe amafaranga ari munsi y'amadolari 100 cyangwa se ibihumbi 150 by'amanyarwanda. Ku byo zikora twavuga ko so far so good. Twe turi the fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.